Yakora ku mwana arira. Wewe wajya gukoropera umuhungu. Nawe nakoropera. N'izina ry'Imana ntabwo nagukoropera. Niyo naba ndi wanyu. None se kubyegereje umutwe. Yego njya gukoropera kwa Romeo. Azaba nari ngukumbuye. Ngo nozi kweto ntondeke hariya ngo yishime nandika imyenda uwo singe. Nabyo nago. Uri mu rugo rwawe se bwo wabikora. Mu gihe kingana gute? None n'igihe baba muri mu muhanda. No muri distance gutyo uzi mu muhanda mbyumvi mu minsi yashize. Nagiye ahantu mura n'umugore yakundanye n'umuntu umeze uwo. Oya. Ntabwo nakundana n'umuntu ukamukana. Kuko iyo dukundana ngusoma buri kanya. Ese biteye. Noneho njya ahantu umudamu arangije. Shamura sabara kabije. Nani minwa yidi. Hari uburyo baburosa mu bantu. Ibuye. Nkubuye nari Kawo. Wapfukamye. Izwe. Akira boro yawe. Bwira. Karinje byagoye gusa. Romeo nawe aratubwira uwe n'umukobwa usoma natyo kandi akakugira. Chabana ntabwo twahora nabo. Akagucira. Ndiro mu magwanje. Mujya ko ntabwo nagize ni kwanika amagara. Aho muri mama atari ukuyandika. Ngo ngambara. Ndabasuhuje ni yemwe mbaye n'ikaze nimwe mukunda bakanakurikira ibiganiro na filime kwa Sala Mutoni Films. Nitwa Romeo Janvier ngewe nakiri abakinnyi kazi ba filime bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndi kumwe na Sala Mutoni, kumwe na Mama Sava ndetse na KECAPU. Sala twakiriye iwawe duhe ikaze mu Rwanda twisanzure. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Ndasubira kuba umudiforoma. Meze neza. Uvuga cyane. Ntabwo ameze neza ameze neza cyane. Twakomeje. Twa tubisubiramo. Nuko. Ukavuga gaho. Uvuga tuvuga cyane. Mvuge gute? Turagurika. Ngo turagurika. Baza Mama Sava. Mama Sava nagubona uko ameze. Meze neza. Ubusunamaze. Babarire ikiganiro cyo gukora umuntu yitonze kiravuna. Ntabwo uri kuvunika shiti yanjye. Uretse neza. Aho Amasomeze ute? Turi butangire cyangwa turi busoze. Meze neza ndashima Imana. Yego. Mu bantu ashima nanjye ndimo narayimuguriye ibiryo. Yanguriye ibiryo ariko nta mahoro mfite. Nishuwe. Nta mahoro mfite arabyuka akanyandikira ati bite urakibuka ko nakuguriye ibiryo. Turacyahaze. Nise Nijoro twaguriranye. Banza ntazongera kurya cyakoze mwakoze mu. Mwakoze namwe babyeyi kuri OGI. Sara nashitenge ko ingure yawe uruteye none. Mva. We nari biryo. Nanjye ndashaka njyana. Mfite hano hantu. Nijoro twaguriranye. Kesha nawe umeze neza. Umeze neza. Yego ndabakire mu kiganiro kimwe tugiye kuganiraho cyane kuri sinema n'ibiri inyuma ya sinema kandi ariko cyane. tutarajya kureba waye keza nagura yirukaga. Sigatuza. Yewe. Sigaye sikiyogoshesha neza. Yego ngasigaye yambara na. Yewe. Urasa neza pe. Byari birimo. Nta byari birimo. Byari birimo. Dore na yacu twe nawe yambaye inkweto nshyashya ibintu byarahindutse. Avuye kwigura mu kanya. Nayibonye numva ndumiwe. Dore naketse ko atavuye n'iwabo. Nawe reba hano yaziteretse. Nijye wazihashize. Ari guhora acaracara n'ibirenge none yiratapi. Ndayimukoropesha. Nta kibazo ntacyo afite ubu none. Oya ntacyo. Ni nshyashya ziriya. Buriya afite umukobwa mushyashya nuko. Oya. Iyo bari bubonane akurebwa abagundi ngo yoga ku muganda. Aratanisha. Shakecara umwana muto. Niko nuzi. Ese uri umuntu umugabo kuva buri munsi? Ntabwo kangahe wowe? Mu cyumweru. Gatatu se saho ngako. Ekara nahagije kuri wowe reme. Wewe yakoga atakoga bari kwakuye. Nundi we nagihinduka. Nawe umenya ko yoze cyangwa atoze. Nuko. Ubu ari umugabo nabonye ngo yoga kabiri mu cyumweru. Umunsi wa mbere arasiba uwa kabiri. Uwa gatatu uko byagenda kose ntashobora kurenga atoze. Umunsi wa gatatu ntushobora kurenga atoze. Uwa mbere n'uwa kabiri arasiba ariko uwa gatatu ntago warenga. Kandi ariko ushaka abagore twararushye. Wahura n'umugore woga rimwe ku munsi ukumva nyine. Uyu gatangiye ngo kiranuka ngo gifite umwanda. Kandi abagabo bari hanze ntiboga nshuti zanjye.
hari n'abanyagirwa ngo akabaroze agatamubwira ngo nizere ko utari buneshe ni isume n'umuntu ugira mu rwego isume kwihanagura kwisiga hari ukaryama umudamu w'inshuti yanjye ushobora afite ikibazo umugabo we ntabwo ajya yoga umuntu ntajya niborosa oya sibiri seri ntabwo hari uwo bahuje ikibazo reka muzamumenyesha ko icyo kibazo atari icye wenyine ni ukuri we yakuze kubona urugabo rutaborosa noneho njye numvishije ngo hari umukobwa ufite umuhungu bakundana utajya wiborosa utajya woga nkibaza ko uwo mubu ugifite amahirwe yo kumubwira kuki utamubwira mugikundana none bibaze mubanye watinyuka mugikundana nguki udusore bamufite njyewe banukira nkaguhereza ngo turakundana nakubwira nuranuka uzi ko ni umukundo ugashaka no gukora ibyoroheje by'inyuma uyimunyamunya reka nakubwira uranuka agenda agatsindwa ndakubwira ntegerayo hari ibintu nshaka kubanza gukorera hariya ukegerayo cyatukajyana tukajyana ukicara hariya ariko birahuza wicaye aho none sa ntabwo wajyana n'umugabo wawe muri toilette uwo ni umugabo woya no ku mugabo hari abantu batabikora hari abatabikora ku mugabo twajyana njye n'umugabo wanjye ku mugabo isoni akicaramo zirashira cyangwa nkicaramo iyo mubana isoni zirashira boyfriend rero ntabwo boyfriend wanjye twajyana ese we ntabajya muri wese erega ibintu nta gishyashya mba ngiye gukora hariya nawe abasanzwe abikora ahubwo wenda mushaka ko mudahuje amasaha mushaka ko mudahuje amasaha akantu ka boyfriend mwajyana muri toilette se gute se hako se boyfriend si umuntu se boyfriend bajyanye nsaba umugabo atabanje kuba boyfriend rego buriya iyo umuntu agiye muri hari igihe usanga abari dushe na toilette sibyo kandi kenshi abantu bagiyemo uba usanga babanza gucaye wacana he na boyfriend mama sava boyfriend mujya muri toilette ahubwo ikintu cyiza twibwirira abantu mujye mukoropa toilette zanyu muzumutse neza kuko hari igihe umukobwa azafite inkuru ashaka gukomeza kukubwira bigasaba ko umuherekeza ukaba wicaye hasi nakajya ariko iyo relationship ndayiprefera cyane ni nziza cyane bari nziza cyane ubundi umuntu yicaye hariya dutere story cyane ndi kugira nawe yicaye reka tubwizanye ukuri ubu uratekereza mu masava yicaye kuri toilette wakwimagina ko wahicara iminota ingahe ku buryo iyo aho hantu ugomba ukahicara ibintu nkorerayo ntawe bitandukanye n'ibyo ukorerayo oya nyine ariko ku buryo wowe uhicaye oya biba ari ibintu bisanzwe none se twese ubundi reka nkubwire mu masava ibyo birahumura uba nkubwire hoya iyo winjiye ahantu sibyo wenda umwuka uhari nimba ari mwiza uhita wumva ukinjira iyo uhagumye hari ukuntu uba byamenyereye iyo uri ahantu umwuka mwiza ukaza cyangwa mubi uhari ntabwo bigukanga uramenyera wumva ari bisanzwe none se naguteguje mu mutwe nkakubwira she ngiye kugira merekeza muri toilette njye uri boyfriend njye uri boyfriend wanjye oya ndaguteguza mu bwonko mu mutwe hakajyamo ibintu ngiye gukora ntabwo uri buhungabane mwarubonye urubyiruko rw'u Rwanda umva ariko rwose koherekerezanya muri toilette ntabwo ari bibi njyewe niyo nagiye ahantu hari n'umukobwa yagiye mbwe wamerekeje kuri toilette nkagenda akaguma hariya no mama sava ukuntu yajyaga amerekeza njye rero ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ubuzima bwe bwabayeho nabikurira kubera ntabwo gahunda ziba zigikunze hoya rega ushaka no kumubwira akagwerekeza ugiye gusohoka ibikarangira unagize ugasohoba cyane utanagira ugasohoka noneho neri ariko uburi se yatumva neri niba ari kugutera story aragufata ukuboko mujye no muri toilette story ze nizihagarara story ze nizihagarara twari dufite toilette twisanzura hari imwe nta nshuti naza gushaka izindi oya ariko nukuri oya gusa ni byiza ku bantu bakundana njyewe cyo kizamini nigeze kubona ku kabazo ku mbuga nkoranyambaga ati ufite nka boyfriend wawe kugira ngo umubwire mu kinyabupfura ko ari kunuka mu kanwa wakoresha iyihe geste reka ndahera kuri Sara ibyo nabyumvishe sajimera ariko ko birabikomera komera mu kanwa oya akantu ko gusurukazanya hano shawe reka mubwire nari ngiye kuvuga ibintu barakwita babimenye
nagiye ahantu kwaje kwa plan ngiye kumva numva harimo abantu benshi mwende numva ngumva imisozi we mugore dukora ikiganiro none si byabagendekeye okay twagiye Sara ne bari no tutararenga tukanuka imisozi basiriye mwana ntabwo urasurirwa n'umuntu washye wigoja mukuru utanga uitubana wakara oya iyi kosa ritari kujya oya arashaka ahubwo arashaka kunukira ntiwemerewe kugira mana yanjye we cyangwa abantu lift ukumva shaka lift yo ubanza waparika ukamukura reka da batatangira ngako uyu muhanda urimo ibintu binuka akoshareka mbabwira abantu bakuru njye mbona abantu bakuru bashaje aranituna ko baragakubise ngo ari mwamwoteye sayangane mwana iki nicyo kiganiro cyanjye na Neruzi yaki ngaho reka tubuceceke basi nabuze comment ndenzaho bari bamubajije no tugiye gukora ikiganiro turi seriye Imana idushoboza kumubona igare buseri kubuta niba ari unabufite urabwihorera Imana idushoboza igihe cyakora akababwiye tutarava ku bintu bya toilette sibyo njyewe mu nzu nzubaka y'inzozi zanjye hari toilette nabonye kuri internet ibifatanye ziteranya imigongo gutya nzazishyira mu nzu yanjye nko mu cyumba cyanjye ebyiri nyine ku buryo duza amasaha iyo gahunda muzajya mwijyana ariko nimwumva ibi bintu mugiye ngo ni black ibintu byongera urukundo hagati y'abantu yego man cyakoze byongera urukundo kujyana n'umuntu wawe tubona ari bizarre nukuri aba ari byiza nukuri umuntu uri kutureba nimba utarabikora uzabigerageza buriya niba utarasubira ntabyo nzagerageza ikibazo cyanyu muri gusa iyo uvuga ikintu nk'iki ubwira abantu benshi cyane ntabwo aba ari umuntu kandi umenye ko hari abakijya no ku biti yego sinzi n'uburyo mwajyaho ku biti muri n'ibiti birashoboka wicara iruhande kuri icyo erega ni imyenge ariko kuki ibintu mubifata mama sava oya ni imyenge yo ku giti yabibiri umwe wajya undi ukajya hariya nukuri ariko we gusutama biragora kuganira ihorere narasutamye ngiye kukubaza ikibazo kwiye kuganira biragora usutamye uretse kubaza ikibazo ntabwo urasubira hagiye namusubiriza akiri umukobwa ntabyigeze akora ariko akiri umugore aragira ngo amusubize ngo ikireka reka ntabwo urabikora ni izina ry'Imana uzanaturika ntabwo uzineri binapangira mutabazi ndakuramyashya no amurekuraho rokete shaka poete akira yanyu nigendere akira twabaye seri ngatubaze soni mwana mureke zinshi njye na Mutoni dufite we na Sara muvemo tubakorera ikiganiro tukibaye okay twitonze harimo n'inzara ubu se turacyari kuri cya kibazo ngaho tubaze none twongeye sava yamera nka wa mutwe umwe bakuye mu ihembe se oya ngo nawe yarivuyemo bikarangira ku munota wanjye umva hajya wambajije ngo iki ngo ntago ngo boyfriend wanjye afite impumuro itari nziza mu kanwa kwimubwira mu buryo bw'ikinyabupfura tamukomerekeje ntabone ko uri umukobwa ushira isoni kandi bikubangamiye nyine njye ntabwo sinzi niba nabimubwira ntabyo namubwira naza kubimubwira ahubwo ntandukanye nawe kuri telefone naza kumwandikira nka message ivuga ngo iki namusomye oya ugira kunyigikiriza romereka nkubwire sarushi oya tuganire nk'abantu bakuru apana hariya nta mwana uri munsi y'imyaka 20 ugira telefone 18 Rome mbanze umbwire boyfriend wanjye nagenda ntamusomye nese namusoma ari kunukira oya ngomba kuza mpfusha iki ari kuhapfuye ibiki regora naza nkagusoma kugira sheri uri kunukira tujya kwiborosa
cyangwa se ati sheri ufite iryinyo ryacukutse ati ufite iryinyo ryacukutse yavuga ngo yigota ambwira ati ngiye kugutera ifumbi kabisa nk'uko umeze nawe oya njye reka mbabwire apana blague message yawanditse mu bigoye guhita ubimubwira birakomeye biragoye nyine umuntu kuba wenda ashaka kumurera nabi biragoye kuba arata ako kanya wahita umubwira shoreka nkubwize ukuri ntabwo ubwo ndi seriye ubwo nyine ntabwo n'izina ry'Imana ntabwo nabiceceka nabikubwira nkakubwira ko numva ibintu bitagenda neza twagiye kubrashinga mu gihe kingana gute none n'igihe baba muri mu muhanda no muri distance gutyo ukaba uzi mu muhanda mbyumvi mu minsi yashize nagiye ahantu mura n'umugore yakundanye n'umuntu umeze oya ntabwo nakundana n'umuntu ntukamukana kuko iyo dukundana ngusoma buri kanya ese bite noneho njya ahantu umudamu arangije cyangwa basabara kabiri none iminwa yigiye niyo mpamvu yigiye imbere nicana n'umudamu avuze numva aho hantu ntabwo ndi buhatinde kandi twagomba kumarana umwanya munini ikindi twari gukorana urugendo rurerure ari njye umutwaye naragiye ako hari igihe yavuze cyane birangira hari igihe oya ntabwo ari uguceceka pe ntabwo ari umuntu ufite iryinyo rirwaye n'umuntu ukwa guceceka utandukanye n'umuntu ukwa kutaborosa abarwaye ifumbi naragiye naguze amaorbit nka 400 inshyira mu modoka abona atazikunda yego nawe yaguhima ntazikunde wa mugani urushaka nakuzaniye orbit nisetsa nyine wenda cyo kuze nk'ibyo ngibyo ushaka kubikorera boyfriend wawe gutyo igihe cyose se noneho umuntu muba muzabana akaramata oya tuzabana akaramata ntabwo byakunda gusa reka nkubwira ikintu cyiza kibaho n'iki ko muzakabana oya iyo ukundana n'umuntu ariko se nawe wafitiye gahunda hari ufite imyaka iyo ukundanye n'umuhungu ufitiye gahunda niyo kwikozayo nguraswe data karamata ni ikinyoma byuvuga nibyo oya mvuga nkubwire iyo umukobwa akundana n'umuntu oya njye nako bazabana nyine karamata nagaki ako nyine babana nako kwiki karamata nagaki umva reka maze nkubwire rata bari kugutesha umutwe ko wese maze nkubwire iyo umukobwa ari gukundana n'umuhungu azi ikintu ashaka atari ya myaka yo kwirirwa babugera aba bizi neza ko uwo muntu icyo amushaka ari uko bagomba kubana uwo muntu niba mubana atoza amenyo atari uko yabuze uburoso cyangwa ubushobozi bw'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ubwo uwo muntu uzatangira kumwihanganira aho ngaho wibwire ko nimugera mu rugo ngo uzajya ufata ukamuburosa yanakuniga yakuniga oya hari uburyo baburosamo abantu akira boro yawe reka nkubwire ufashe reka nkubwire hoya birashoboka yari muzima reka maze nkubwire kandi iki kintu ni ikiraro ugiye mu kihe kigare ushobora gufata umuntu abantu badukurikiye abantu tugumane cyangwa dutandukanye oya bagenda pe twigende ushaka gufata umuntu ugafata uburoso ugashyiraho korogate ukambwira asama agapfukama akasa mukoza ukageza hahandi kure ashaka ruka kuko hari abantu bamukorwa sibyo akantu ko kuruka hari abantu bamukorwa utari romantique biri seri ngende romantique romance ya mama safa nta bya romance ku rwego nimbyuka ngiye kwiborosa tubyukane ingiye ibintu byose tubikorera hamwe utaza kumbangamira mu buryo bwari bwo bwose turaborosana tukarabane dupfa ko ari umugore n'umugabo not boyfriend na girlfriend ubwo nimba ari umugabo nibyo tuzajya dukora kamaze mama sawa wayi ufite kukuza gusomana wayisomana n'umuhungu akakuruma wawe nanjye nkamuruma wamubwira gute akandi masomo biceceka nyine wenda ko yakavuye kenshi agakuruma wamunaga mnyana mama safa bahurira he none oya hari igihe mumenyana n'umuntu ukanamukunda ariko utazi ko aho ngaho hagiramo akantu k'akavuyo Sharome ibintu byakomeje kugorana mwana wawe mbwira Romeo rero atubwira uwe n'umukobwa usomana atyo kandi akakugira cyabana ntabwo twahora nabo akagucira umunwa gwanje Mujya ko ntabwo nagize ni kwanika amagara uri mama ataruko yandika ngo ngambara umakoka wenda wa muntu utamwa ko yagiye ko
nakoroye nibenda kugera aha ngaha ngo arimo arayisambiraho kamuzanira akantu hariya ngo aratanyizane Yarakiza. yabire kijyanye ibyo ariko kabyawe nyira ko kataye gaze Maze igihe niyesho umbase arayipfundo ari ikindi ari wasiga hano undi wowe wagize icyo usiga egora ewe amatara ahari nacyo kiraboneka n'ubushera n'ubushera oya twitonze noneho mu tubazi noneho twitonze pe njyewe n'umudamu arajya dusoza ikiganiro wakuyemo iryo fa Umvangira nabyo nari. ndetse wakamuhaye kose uramwana ngo energy we uko buri uko nkubonye uba ufite energy ebiseri nimba ariko nimbi iyi ngiyi ibyiza nyuma se ni ibyo ngibyo ibyiza ni ibi turi kuvuga ni ibyo burimo kuvuga iyi ngiyi nyuma rimwe mu mezi 6 nanjye ni uko yewe 6 uyu nyuma ubonana kenshi so nuko rero twabaye seri ndakanyamugabo ndakabona ako ntukabasha nibaza nafite ushobora kuza gukemuka muri ijoro ntanishimye akase gatera akanyabugabo yewe nta kuba ufite nawe ariko seko njye ntegereje ko tuza gutangira ikiganiro mama sava dutangira ikiganiro mama sava aratubesha ngo romantique ngende romantic nkibaza iriya minota ibiri umara mu rukundo byagenze bite birabasema biba abana byinshi rukaba urabona abantu badakunda amavuta y'inka iyo ubahaye nka foromage nyine irabasema cyangwa pizza nibwo rukundo mbahereza abahungu bagacanganyikirwa akahita agenda ariko uziko ko ari byo ariko umuntu arebye posti za mama sava nibyo nibyo pe ariko icyo kintu ntitugitinde nakabaye 1 minute man ubwo ndi 1 minute woman oya pe uri 2 in 1 ase mama mbaza iki kwa boyfriend banje si ibyo ngiye ko nabwiye ko sinzi abo ntafite boyfriend abahaye maze kugira abangahe mama sava najye bumushomeri ntabwo nzi wigize irya ruri singo munsi y'imyaka 15 nibwo wari singo nabaye singo kirangira imyaka wamaze uri singa uri gukuramo esheke sibyo ariyo yabaye se nyine yaratangiye imyaka y'ubukuru ari y'ubukuru muto oya mu myaka ubu turi kwa ari agahinja imyaka 15 nari ntaragira utarabona n'umugabo batarabona umugabo nari ntarakundana Wari ukiri natangiye isugi? gukundana afite imyaka 15 wari ukiri isugi yigo yego man we twabigumanye igihe njyewe nataye ese nari wari 15 wari wara uganda zo guta ubusugi nzanyatoka satani nk'iki kiganiro gishingiye ku busugi bazimu baki none ndi hagati y'abasilamu nivuga mu izina rya Yesu umenye ko kabaye twigarukire nta muntu muzima uri hano reka nkubaze ko Romeo yanze kubaza wowe ufite boyfriend mwabana atari yagushaka urugero ukaba ufite boyfriend muri kwiganaho ariko ukajya ujyayo bya hato na hato ukararayo ukirirwayo ukagenda ugaha kubera ngenda umukristo ikibazo cyiza nabikora ariko tukajya turara mu byumba bibiri bitandukanye ko se vugisha bose turi mu maso ye umuntu yiraza reba muri kamera haramu kwa uyu mudamu ari kubabera ugira bikarumero no bisubiremo ari umva mama sava yasenye icyumba kimwe kugira ngo ikindi byibura bari cyo kiba gihari umva babwire jewe ntago nakora sex n'umuntu tutarabana gusa ibintu uvuze sinjye bivuze cyane uko wanyweye itabi nyine icyo ngukundira ntabwo yuvuye ibyo avuze sibyo ya boyfriend uruvuye yacomye yanyweye kori ubu se uranshubije njye ntabwo nabana n'umu boyfriend tutiganye ariko batiganye umva mfite umugabo n'ukuri kw'Imana iki kiganiro oya nta mugabo ufite mama sa afite boyfriend ufite fiance erega ese ufite nde njye mfite umusheri wanjye kandi umusheri wanjye wari umugabo wanjye kandi umugabo umwitaho mu buryo bwose hari ibyo ntamuha gusa hari ibyo twabikiye ko tuzabana marene ubu wumva bizakunda koko mare urabizi neza yuko uzajya utangire wite boyfriend
umugabo marengo nguhe stories uyu wazagera abamarene bane mu bukwe bo nzajya nkubwira nti mare ngiye kugira ndamara iminsi 3 ntabwo naba nyikubereye marene uzamuba wabyanga wabyemera uzamuba njye nishingiye iyo ushingiye dore kandi reka nkubwire sibyo dore ibi bintu kubwira abana b'abakobwa dore ibintu nibyo bituma abagabo badafata imyanzuro yo kubashaka bakabyihorera sawe ubusore mbawe ntaraho ntiyabuze umugore Romeo agira umugore we udatuma bamudunda umva se yaje kwa umugore jewe ngenda umutipe cyokoze imana igitangazo zo kundema ndi umuti karere nago ari guhita mu mama sava oya mama sava ba mama sava nabafite nka barindwi wenda reka nkubwire nta kuntu njewe n'abandi umutipe nguze usure unkorera isuku umfurira imyenda uteri pasi untekere nyuma yo kurya nongere nkurye nibirangiza nkurenze ku biryo nindangiza nguragiye ngo ngiye gufata ngo stress ngo zo gushaka ngo inkwano ngo kuzi wanyu izo stress ziki nakugumishije muri ubwo buryo kandi ko wahaguma mu masa cyane akazajya akora ata cyangwa ngombwa nakumva yivishijemo agakora bamwe cyangwa birakabarata ayakamubwire hari ukuntu ako batanga service bagakaba umuntu uri kuvuga ntagase nakora pere igitsina gabo reka nkubwize ukuri reka none se kimwe nagukorera ubundi ugomba kujya ukabivaza n'ukugenda ukabivaze mama sava turamwirukanye muri iki kiganiro auzu billahi minashaitan niba naje kureba kurwaye nkareba kurwaye ibyuka iwawe hadakoropye nibindeba uyu ntago ari mama sava uri hano ntago ari musamu oya ariko reka nkubwize ukuri uyu ntago ari ni mama sava oya ntago ari nido ni ari mudije umva nkubwize reka nkubwize ukuri kandi birisiriye mufata ibintu birisiriye mwibindi mama sava none reka mvemo ndaje ubu sigavuga ibintu birisiriye none se neri baretse cyakora ko umwana kugenda wewe wajya gukoropera umuhungu nawe nakoropera n'izina ry'Imana ntabwo nagukoropera niyo naba ndyi wanyu none se kubyegereje umutwe ngo njya gukoropera kwa Romeo nari ngukumbuye ngo nozi kweto ntondeke hariya ngo yishime nandike imyenda uwo singe uri mu rugo rwawe se bwo wabikora uri mu rugo rwanjye mba ngomba kubyuka nkashaka breakfast y'umutware noneho ukuntu mama sava ari umwana mubi mama sava muri kuganira ibiganiro ababyakomeza kuki babiri ntabwo ngende babiri oya ntabwo ndi babiri kuki ushuka abandi bana mama sava nta mukobwa n'imbere y'Imana nabwiye ngo ajye gukoropera umusore nacaka kangezi wanjye nzakoropa menure ntubure noza abasahani nta kintu kimwe ntazakora azaba yarankoye yarankiziwe ariko winzanira gahunda zo gukoropera umusore ejo haza undi umutekera uwo singesha none se ubwo babibona n'abafura amatora yigo we yigo akuwe abafura amatora umukobwa agiye ati sheri ino matera rero ntabwo imeze neza twayivura hari n'aboza inzu we cyane ariko reka nkubwire sha muri gufata ibintu nk'aho wajya ntabwo ari seriye kuvuga biri seriye pe biri seriye abakobwa hari ukuntu bagenda bagakora ibintu bitari ngombwa ntago kwemeza umuhungu ko umukunda cyangwa ukagenda ukoza ibyombo ugakoropa ugateka inzara zikavunika naguye nayo kujya gusudirisha akagera gute ukirirwa umeze uryo ngo azanshaka we wapi cyako se reka uzikiri nagufasha nsanze uri guteka naza kugira uruhande nabwo wabitangiye ifiriti zahiye n'umuceri yasigaye kubyarura cyane ese umuhungu yaje iwawe muri ghetto yawe akora iki se mwagize imana mubona abagabo Rome ubundi reka oya twe twabonye abagabo oya nabo yari breaking news reka mubwize ariko gapo uzise ukubitanye n'umukobwa urakora ibyo bintu byose hindukira urebe boyfriend yaje kugusura mu rugo abameze gutya yicaye kandi uri kumutegura nyine ariko umugabo yitabwaho uburwana no kugira ngo asange asa neza atancisha ijisho uburiri bushashe wamugana n'umugira amasura menshi reka nkubwira niyo mpamvu rero ngiye prefera Islam nta bintu bya fiançailles igishyira
niba ukunze umuntu niba umukunde mujyane niba umukunze mujyane ako kanya mudakundanye niba umukunze mujyane Romeo twagiye sinzi ibyo usengamo ariko twagiye oya ntabwo muri bo mwebwe kubera ko no kuvuga gahunda oya niba umukunze mujyane kuko ibyo bya fiançaye haza byo kubazanya hakaza byo gukora amafuti gusa ko wayigize ngewe fiançaye narayigize kubera impamvu ari iyi ngiyi kandi koko najyaga kwa Mutabazi nkicara bagateka nkarya isani kwari kuyikura nkayishyira hariya hariho n'abatazikuraho ariko ngewe nayikuraga nkayishyira hariya nkicara ibintu byose ariko umunsi twavuye mu murenge wayitanze ko kandi twakoze umurenge tutarabana nyiri twarabanje umurenge ego Rwanda yari mu cyaro tuzaba nagiyeyo ndakoroba arumirwa aranyitegereza ndateka amaze mwana bayi ndasasa none se byose wari usanzwe ubizi ndamwe none yarazi kagiye gushaka ivaze gihamye none ndamubwira ngewe ni isomo ariko abantu ni wowe twasetse ngo mugire ngo ibi bintu ni isomo biri na seri urabikora twese wenda twabiciyemo ubwo buzima ariko biba byiza iyo ugize imana ukabona umuntu ukuganiriza ukamenya ko icyo kintu kidakwiriye ntabwo bikwiye kujya gukoropera ntabwo bikwiye kujya gusasira umuntu utazi waraye kuri ubwo buriri utazi n'uri buze kuburara ntabwo bikwiye gufurira umuntu ibinyenzi nanjye ntabwo nabyemera ibyo ngibyo ntabwo nabyemera ariko navuye mu n'akazi nubwo wenda mwarya na nyuma yo kurya si ngombwa inyuma yo kurya mutaye uri kumva ibintu rero tubabwiye ni uko bimeze ngiye kubabwira ngo babiveho umugabo akenshi umugabo ukwishyurira inzu ntabona ashaka kujya ku kazi urumva nta terambere uzagira umuntu n'ubundi muntu ukwishyura inzu akanakugaburira aba yamaze kukwica mu mutwe ntushobora kwitekereza na rimwe cyakoze mama akankubwira ikintu nkwemera urahiga mwana wanjye siko ntakira uyu uzakira kubera imana ariko watangiye umva nkubwire mu myaka ishize urahiga we mama urahiga ndahiga ariko reka nkubwire ntabwo nkunda ikintu mwana ndagukunda pe kuri iyo kuri icyo kintu ntabwo nkunda ikintu nasabye ndabikunda cyane nkunda umukobwa ukora nkunda umugore ukora nkunda umuntu nyine wumva yuko ubuzima bwe ari we bushingiyeho mani niba hari ikintu mba numva ndi proud yacyo nuko mvuga nigeze nkubona uvuga akantu uvuga ngo bavuga ko boss lady ari ntuza Anita ngo ariko babandi batubwira abantu bamaze kubaka amazu meza ibibuno byiza ibi nawe regangira ngo wenda hari nuko bari wuzi ntagaruka bari wenzi Anita ni icyitegererezo cyiza icyo ni icyambere abo bandi bubaka amazu ndabizi neza ndishuwa neza ko ntayo biyubakiye niba rutayubakiye ikintu ntabwo ugomba gukompeta nangiye kodeshereza inzu 50 cyangwa 20 niba mbasha kwiyishyura ibyo 20 byinshi umuntu akakubwira ngo ni boss lady ngo nuko yagiye agakoresha mu modoka waguriwe ibiryo waguriwe ibiryo man ariko kubigurirwa biragoye uzi ubwenge aba yakoresha ariko nawe haba hagiyeho ubwenge rata shasha riga kankubwira ntabwo nyine twabanye musanze mama sa wowe babikuguriye wabyanga twari kubura amazu dukuraye hari mani twagiye musanze aba bantu baradusarira dufata baba ari ukubasarira gusa ntabwo ari barayaduhaga ni izina ry'Imana tutanavuga n'umwanya hari wapanze umwanya wanakira ahubwo ngiye bihanganisha abantu bimusanze kugira abagore bumvikana ikiganiro kirangira mwebwe mujye mwege nago reka nkubwire ntago wafata umwana wurira indege akajya ahantu ngo ujye kumugereranya ngo wimusanze ngo wabonye umugabo imusanze wimusanze ahuriye ariko hari umuntu gusanga rero wowe ntago ibyo bintu bizi abajya za Dubai ni 2 cyangwa miliyoni babaha bakaza kandi yateze wenda bamutegeye bakamuha icyo gihumbi cya 2,000 akaza nahase hari umuntu yabona wabimuha inahase hari umuntu yabona wabimuha ariko abanyarwanda sibagira amafaranga ni 30 barabibaha none niba utarunabiza ubimenye mu Rwanda se mama sava aragusuhuza yego mu Rwanda mama sa mu Rwanda amafaranga mu Rwanda arahari mana we none se kecawa reka twiyakire uretse ngwino turasubirana ndagukunda Imana ikurinde sawa ibihe byiza okay mwakoze kudukurikira oya usezeye ute harya cano ni yawe usezeye umeze mama sava
reka mbabwire aba bagore bazongera bagaruke bari serious kuko uyu munsi tuzaturi serious pe cyo kiganiro ntacyo muzareba kizakibisha nguyu wamushakaga ufite amararuje Imana ibaho umugisha abantu bagiye kumva iki kiganiro mbagiriye impuhwe ariko nta kundi kuntu byagenda none se tubigenze dute nyine mwiyakire nta kuri kwinshi kuba kurimo oya nta naguki abari ibiganiro ntako pe nyine ni story dutera ikindi twebwe turi abantu basanzwe tazagira ngo tuyibirara nta kagaruka rero Imana ibarinde turabakunda cyane